Si ibihe byiza kuri mwe mwakomeje gukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Hano ni kuri Kigali Trends, njye nitwa Murego, nizere ko dukomeje kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, haba ibyo kamana, politics, entertainment ndetse na showbiz. Uyu munsi ngira ngo ni tariki ya 27 ukwezi ni kwa kundi no kwa mbere, mwaka ni mushya ni wa 2026. Uyu mugabo benshi muramuzi cyane, by'umwihariko abakurikirana dini ya Anglican hano mu mujyi wa Kigali. Ni umugabo ukuriye niyo mbyita amatorero cyangwa se amadini ya Anglican cyangwa se aba Protestant I think, niwe yakuriye, bamwita Antoine Rutayisire. Pastor Antoine Rutayisire mwagiye mubona cyane mu ukunda gutebya, ukunda gutera stories. Uyu bari kumwe n'umugore we. Byagenze gute, habaye iki kugira ngo tube duteraniye hangaha kuri uyu muryango ungana gutya, umaze kugera ku bantu basaga 1690 ukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Pastor Antoine Rutayisire ni umusaza ufite abuzukuru ndetse ufite umuryango mugari. Ni umusaza nanone ufite umugore bigaragara nkaho akiri mutoya bitewe n'amafaranga cyangwa se no guhirwa bagiye bagirira muri Kigali. Ubundi tugiye mu mateka gato ya Pastor Antoine Rutayisire, uyu mugore we yahoze ari umwarimu we. Pastor Antoine Rutayisire yigisha, uyu mukobwa yaramwigishaga, ndetse ngo Pastor Antoine Rutayisire aza kumva yaramukunze cyane, aza no kumutereta. Cyakoze uyu mukobwa ashaka kumukatira. Nyuma yaho yuko uyu mukobwa yasoje amashuri yisumbuye mu wa gatandatu, baje gukomezanya kugirana umubano hagati yabo, biza kurangira bakundanye byanyabyo ndetse baza gukora ubukwe, mwarimu abarongoye umunyeshuri. Pastor Antoine Rutayisire rero kuri ubu ararwaye, ameze nabi cyane. Hari indwara zijya zikunda kwataka abantu bageze mu myaka nk'iyo Pastor Antoine Rutayisire arimo. Ni indwara z'umugongo, indwara z'ibihaha, ni indwara nyinshi zikunda kwataka abasaza bageze muri iki kigero. Ubu tuvugana amakuru ndi kwakira turuka igota masimbi cyangwa se ku nshuti za hafi za Pastor Antoine Rutayisire, nuko arwariye mu bitaro by'umwami Faisal, ndetse akaba akeneye amasengesho hanini y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Ni umuntu wagaragajwe cyangwa se wigaragaje bitewe n'imibare social medias zitwereka, byagaragaye ko Pastor Antoine Rutayisire akunzwe ndetse anakurikiranwa cyane kubwo ibintu akora cyangwa se ibikorwa by'akataraboneka agenda agaragaramo. Ni umuntu ubwiriza rubanda nyamwinshi bagahinduka, ni umuntu ubwiriza ibiganiro by'isa cyangwa se ibibwiriza bye bikaba biri so touching, bifata ku mitima ya benshi. Hari benshi bihannye, hari benshi bavuye ku mihanda. Ni umuntu wajyaga kwitwara nka Pastor Theogene. Rero niba ukunda uyu muryango, dukeneye dropping imitima, dropping imitima, comment nziza zihumure zigaragare muri comment, ubundi dukomeza no kumusengera. Niyo nkunga tuba dukeneye yanyu. Gusa ndagusaba ko umwe mu bagize uyu muryango mugari wa Kigali Trends, njye nitwa Murego, ukanda ku ibuto rya subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Umugore we ari mu bihe bitorohewe kuko arababaye cyane, ari no gutekereza ko bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje ntago ibyo ngibyo biba bitinda kuba umuntu yapfa. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, tuze gufatanya kumusengera, muze kugira ibihe byiza. Bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje ntago ibyo ngibyo biba bitinda kuba umuntu yapfa. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, tuze gufatanya kumusengera, muze kugira ibihe byiza. Bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje ntago ibyo ngibyo biba bitinda kuba umuntu yapfa. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, tuze gufatanya kumusengera, muze kugira ibihe byiza. Bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje ntago ibyo ngibyo biba bitinda kuba umuntu yapfa. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, tuze gufatanya kumusengera, muze kugira ibihe byiza.
bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje ntago ibyo ngibyo biba bitinda kuba umuntu yapfa. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye tuze gufatanya kumusengera muze kugira ibihe byiza. Bishobora kuba byavamo n'urupfu. Iyo umuntu ashaje